Muri ubu buzima buri wese yakwishimira kugira inshuti nziza, inshuti kwitaho, iguhoza ubabaye, igufasha mu gihe uri mu bibazo, haba mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa mu buryo bw'amafaranga. Gusa nubwo bimeze gutyo, nanone hari inshuti z'indyarya ufata nk'inshuti ariko kuri zo zigufata nk'utabaho cyangwa zitakuzi. Uyu munsi ngiye kuguha urutonde rw'inshuti udakeneye mu buzima bwawe, zimwe bita impungu zimunga ubuzima bwawe, sometimes zikubuza no kugera ku iterambere cyangwa no ku nzozi zawe. Niba warakanze subscribe uri inshuti nziza, ariko niba utarayikora wabikora aka kanya nawe ukitwa inshuti nziza. You are welcome. Inshuti ya mbere udakeneye mu buzima bwawe ni wa muntu uhora yumva ko wakumva ibibazo bye gusa mu gihe ugiye kumbwira ibyawe akaguhunga, ntatege amatwi cyangwa akubwira ko adafite umwanya cyangwa agashaka izindi nzitwazo zose. Iyo nta nshuti yirimo, iyo ngiyo yanaroga pe. Inshuti ya kabiri ni wa muntu utagira iterambere, arakora, afite akazi keza, wenda no mu buryo akora akuramo amafaranga menshi, ariko ntatera imbere ko yari umwaka washize n'ubu niko akiri. Bishobora guterwa wenda n'ingeso yamunaniye kuyireka se cyangwa ibindi bimubuza iterambere. Niba akunaniye umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, umureke, nta kintu kirimo. Iyo nshuti nta nshuti irimo. Inshuti ya gatatu, wa muntu utubaha indangagaciro zawe. Hano twavuga wa muntu uhora aguhatiriza cyangwa ashaka kugushora mu ngeso mbi zitandukanye, kandi nyamara warashyizeho amahame yawe yo kwirinda izo ngeso mbi. Ubu nta byiza kwifuriza musibe mu nshuti zawe niba adashobora kubaha indangagaciro zawe. Inshuti ya kane udakeneye mu buzima bwawe ni wa muntu uhora ashaka kukwereka ko akurenzeho, ubundi ubushuti habamo gufashanya no kuzamurana. Rero wa muntu uhora akwereka ko uri munsi y'ibirenge bye, uwo nguwo ahubwo ni umwanzi ukwihishemo. Inshuti nziza yifuriza mugenzi we ibyiza, kuva ku rwego rumwe cyangwa akagera ku rundi. Niba iyo nshuti yawe ihora ikwereka ko ikurenzeho, idashobora kuzamura, iyo nta nshuti irimo. Inshuti ya gatanu udakeneye mu buzima bwawe ni wa muntu uhorana inzika. Ubundi mu buzima turabizi neza ko nta muntu udakosa, ariko uyu we niyo umukoshereje ukamusaba imbabazi arakubabarira, ahubwo agahora kwibutsa ya makosa wakoze. Ubundi bikora guhora wibuka amakosa wakoreye umuntu still bingana no kutababarirwa. Iyo nshuti rero nayo nta nshuti yirimo, yireke. Izo nizo nshuti 5 udakeneye mu buzima bwawe mbere yuko 2026 itangira. Ariko nanone mbere yo gusiba inshuti zawe, niba wari ufite inshuti nk'izo ngizo mvuze haruguru, zegere uzibwize ukuri ku bintu bikubangamira. Nibyemera ko yahinduka, ubushuti bwanyu bukomeza. Ariko nanone nawe manze wisuzume urebe niba nawe hari ikibazo umubangamiraho bigatuma akubera inshuti mbi. Ariko nanone nabyanga ushaka abandi mu b'inshuti. Ndabizi gutakaza umuntu mwayomaranye igihe biragora, biranakomeye kandi biranababaza, ariko nanone umuntu utari ufite icyo akumariye mu buzima bwawe, n'ubundi umukuyemo nta gihombo waba ugize. Muri dukeneye inshuti nziza zitatuvuna kandi zidusapotinga. Ese ugenzuye neza usanze mu nshuti zawe ari izeye wita inshuti koko, ugasanga ni inshuti zawe. Niba wumva izi nama zigushimishije cyangwa ari zigufashije, kanda subscribe, like, share no ku nshuti zawe nyine ufata nk'abashuti bawe, nabo bamenye ibi ngibi. Niba hari indi ngingo wifuza ko twazagarukaho muri video yacu y'ubutaha, wabyandika muri comment. Ariko nanone niba ushaka gutanga ubufasha cyangwa inyunganizi biri private, wanyandikira kuri nimero 0772020492 kuri WhatsApp. Ciao, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, ubushuti bwanyu burambe. Ariko mbere yuko ngenda, reka nkubaze, utahanye iki uyu munsi? Cyandike muri comment.